imbwa sizabyara uhereza umuturanyi abasigaye boroza zirakamwa se hari ujya mu rugo rurimo German Shepherd avuga ati rwoko mwazamba bari n'umwe yanyu mukazamba ikibwana cyayo nibwagura kandi ndashaka nanjye kugira German Shepherd wari umwijuto icya kabiri ni ukuzana karica y'amahanga akahabwa icyo ngicyo uzi ko umukobwa abakobwa b'abanyaburayi uzi ko yanga kurongorwa akavuga ngo jewe akanga no kubyara umwana ngo umwana wanjye ngo ni Morgan n'imbwa bakanazita n'amazina y'abantu waraza ugatangira mbere y'uko umusozi ugasuhuza umwana wanjye w'imfura ngo ukurikire you bring that nonsense here ugasanga umuco wabo twarawinheritinze twawufashe nk'aho uzi ikibazo cyo kwipotinga umuco wo handi nguwo ni ukuvuga the upper class uko igenda izana imico yo hanze iragaragaza yuko nta sano bafitanye na class iri hasi kandi niba bityo class iri hasi ishobora kuba igaranzura kavuga abantu havutse ubundi bwoko butatwumva bo bagaburira imbwa babyibushye bameze neza icyo ni ikibazo gikomeye hagomba kuba polisi yo kudisikareginga ibyo bintu hagomba kuba politiki yo kubica intege cyane ibyo bintu ni ibintu bibi cyane hari ahantu nakoraga mu bipangu bya hano hirya Kimihurura habaga abana bafite n'akazi gakomeye cyane bahembwa amafaranga ari nk'abo wakita abakozi bo mu rugo ariko agahembwa ibihumbi 70-80 kubera kwita kumbwa gusa akagira umwanya mu masaha y'imugoroba wo kuzitembereza ari nka 12 ziriziritse iminyururu gaturamu nahembwa ibihumbi 80 kwita kumbwa gusa yego hariho n'abahembwa $200 kubera kwita kumbwa ariko urumva ikibazo abo bantu ntabwo duhuje ibibazo abo bantu batuzi izo mbwa bahereza umukozi $100 $200 yo kwita kumbwa nanjye Mugabe ntiduhuje ikibazo cya kabiri nta nubwo duhuza imboni yacu ko tubona u Rwanda cya gatatu nta nubwo duhuje viziyo yacu ku Rwanda icya kane nta nubwo duhuza ejo hazaza h'u Rwanda mwaramukanye amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda turi kumwe na Bob Mugabe. Bob waramutse neza waramukanye amahoro ya Nyagasani rurema bintu ndamahoro ndamahoro ndumutekano uri byose byiza simbizi je ndaho ndiho Nyagasani yakomeje Nyagasani w'u Rwanda akomeje kukurinda Imana y'u Rwanda akuntu kuna Imana y'u Rwanda ikomeye utayizi ni utayizi nyine urumva icyiza cy'u Rwanda abantu batazumva tuvuga Imana y'u Rwanda ngo bagire ngo twadukanye n'idini rishyashya uburyo twazashinga urusengero rukuru rw'u Rwanda oya nuko u Rwanda mu mwimerere mu mateka twemera Imana kandi tukayita Imana y'u Rwanda kubera ko twagiye tubibona iturengera kenshi icyiza cy'Imana buri muntu arayikasitomayizinga buri muntu ashobora kuyitirira akayita Imana ya Isirayeli undi akayita Imana y'i Vatikani abandi batuye ariko twebwe twarabibonye yaratuvunnye kenshi igihe twari tuyikeneye bikagaragara ikadutsindira abanzi ikaduha kwera no none se nimba iyo y'i Vatikani n'iy'Isiraheli yarashyiriweho urusengero y'u Rwanda yo rugiyeho niyihe nka yabicitse amabere ntabwo Imana y'u Rwanda yakwirwa mu rusengero Imana y'u Rwanda ni nini cyane ntiyakwirwa mu musigiti ntiyakwirwa mu musengero ntiyakwirwa mu ndaro ntiyakwirwa mu kazu k'umupfumu ntiyakwirwa cyane
Imana ni igitangaza Imana rwose. y'u Rwanda erega abenshi nuko batekereza tubabwire Imana y'u Rwanda bakumva ubupfumu uburaguzi ni ahantu bihuriye mu by'ukuri abapfumu bituruka mu gupfumura ni ukuvuga ni abantu bashobora gutobora bakajya muri monde spirituelle bakajya muri hasi y'umwuka bagashobora kureba ibiri imbere cyangwa ibihishe abantu benshi ntabwo bafite ubwo bushobozi nicyo abapfumu bamara ni nacyo abahanuzi bamara bamwe bakaturebera ibiri imbere ariko Imana ye waba ujyayo ukareba ibiriyo cyangwa utabibona Imana y'u Rwanda yo ni Imana yakwirwa mu nzu ni nayo mpamvu twayihaye u Rwanda ni Imana y'u Rwanda kandi u Rwanda ntabwo ari ahangaha rugarukira ni u Rwanda ni rwa rumuri Rwanda abapfumu n'abahanuzi ushobora ko ari bamwe bose hari aho bahurira kuko bose bahurira ku kintu kimwe gushobora kureba ibiri mu isi y'umwuka urakoze cyane hano rero turi ni kuri Grand Legacy Hotel ahantu heza cyane hari ibintu byinshi byiza abantu bari kunywa agakawa ko muri Grand Legacy rwose hari n'akuka keza n'akayaga kameze neza kuko hari turi mu busitani hanze kuri entrance y'iyi hoteli rwose yinyerenye u Rwanda ni rwiza kandi rukwiye ibyiza mu byiza rufite na Grand Legacy irimo bye cyane iyo igihugu ari cyiza haza abantu batangira gutekereza agafata nk'inyubako nk'iyi akayishyira ahandi akayigira hoteli ubu wowe ntibazikanga ejo bundi utangiye kubaka hangari Bugesera yaza helicopteri zikodeshwa abakire bakodesha rampame ntukagwe na Peter ubona ahangaha yicaye uyu munsi kuri kamera ejo rwose ushobora kuzasanga afite televiziyo ye ari televiziyo mpuzamahanga igihugu ari cyiza abantu barota neza bagira inzozi they dream big and they do something ariko igihugu yari kibi naho ubutunzi bwaba buhari abantu ubona basinziriye ariko igihugu yari cyiza naho ubutunzi bwaba buri buke ubutunzi ari bukeya abantu bo bararota bakubaka ubwo butunzi bakubaka n'umurage Bibiliya iravuga ngo ubutunzi bw'umukiranutsi bwubaka bububwe n'abana be n'abuzukuru the riches of the righteous becomes the legacy to the children grandchildren ubukire bwawe ngubu tugeze ahantu aho umuntu ku giti cye ashobora kuba umukire akihaza ariko turakeneye ko ubukire bwawe wowe igira neza uzashobora kubusigira abana bawe tukazagera n'igihe ubukire bwawe uzaba ushobora kubusigira abana n'abuzukuru ndaguha urugero rworoshye buriya umuntu usize kampani ifite management ikomeye iyo management ikaguma iri independent from the family iyobowe mu buryo buri independent iyo management ikomeza gukora igahereza dividends abana bakabaho bagakira ariko kampani igakomeza ikazamara imyaka n'imyaka Ford ni gutyo Rothschild ni gutyo Rockefeller ni gutyo abantu benshi za Ferrari nazo Ferrari Mercedes Benz ibiki ni ukubaka kampani uburyo n'ubwuzukuruza wawe n'ubuvivi bazayiryaho kandi kare twabaye nk'abaganira tuvuga ku birebana n'inganda n'uburyo zidahari hari umuntu twigeze kuganira ni impuguke mu bukungu arambwira ati ubundi inganda nini nta muntu uzikora ahubwo ukora inganda nto inganda nini zikikora kuko yampaye urugero avuga kuri abo ba Ford kuri ba Coca-Cola kuri ba Steve Jobs batangiriye muri garage bagakora ari akantu gato gakuru ariko bafite inzozi z'igihe kirekire
banafite n'inyota y'uko ibyo bafite babigeraho, birakunda, biraguka. Ntekereza ko hakwiriye kujyaho uburyo bworohereza SMEs kuba zabasha gutekereza, zabasha kurota, zabasha no gutangira by the way, ku buryo zishobora gutangira zisitaragoringa ariko zifite inzozi ndende. n'ubundi zimwe zirahari, Mm. zirahari, nimujye muzibona za Ngufu Gin, nimujye mubona izi nimujye mubona izi nganda zikora wayini zituruka mu rutoki, mujya mubona abakora biswi mu bijumba, abakora biswi mu birayi, inganda za kawunga. Iza kawunga zakagombye kudakora gusa kawunga, kudasya ibigori ngo zizanye akawunga keza. Bakagombye kureba si urwo ruganda ni iki gishya twakora gishoboka kuva muri kawunga cyangwa mu bigori cyangwa base mu bishishwa by'ibigori, twakora mu iki. Iyo niyo innovation. Innovation ushobora gushinga uruganda rukora amashati ishingiye kuri iyo shati wambaye y'umweru, ariko noneho uko zikora zirimo kubona abakiriya, nkashakisha style n'ikindi kintu nakora, uburyo izo shati abantu bajya kuzimegera zita igihe, bafite byibuze ishati zigezweho. Naho kwicara ngo ufite uruganda rukora kawunga ngo abanyarwanda bakeneye kurya, that's myopic. Kawunga imaze imyaka n'imyaka ikorwa, nta kintu gishya uba ukoze, ni ukugura icyuma gisya bakacyesitara ugakoramo ibintu bya wayaringi biki ukuzuza ibyo minisiteri y'inganda igusaba, ukabyuzuza ugatangira ukagura umusaruro, ukagura ibigori ugatangira kugira uti kubisya. Ariko kuri icyo ngicyo ariko urabona no mu Rwanda n'abasya ntabwo turageraho umuntu azana the last quality finest y'akawunga gaseye, y'ifu ituruka mu bigori iseye neza, uburyo iyikoraho ukumva iragira iri fine, imeze nk'aya mata y'ifu ya kera. Kawunga ubundi wayifataga ikagira ijwi, ibyo rero hari uruganda ruba Uganda rubikora rwitwa Maganjo. Ntabwo turabona hano karite nk'iya Maganjo ku isoko ryo mu Rwanda. habura iki gituma? Of course hari inganda zimwe badashinga, of course leta igafasha inganda ntoya, ariko hakenewe n'inganda nini, inganda zikora imyenda zihereza abantu akazi. Leta igomba kumenya yuko polisi yo gushinga inganda ari iyayo kugira ngo ikemure ikibazo cy'ubushomeri. Leta igomba kugabanya abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi, over 60%. bagomba kugabanuka uburyo bagera kuri 35. Narakubwiye nta mukene uhinga. Abantu bo mu Rwanda uko barushaho guhinga, ibyo babeshya bita guhinga bibagumya mu bukene, kuko ngubu turiho turasiragurika na climate change. Urabona abantu benshi barimo gusakuza ngo barahinze umusaruro uba mwinshi uguma mu murima wabuze inuza. Kuriya mu Rwanda hari ikibazo cya climate change. Cya kabiri hari ikibazo cy'ahantu nk'ahantu hera imiceri bakagera bakahashinga inganda, umuceri warangiza ukera uri mukeya w'uruganda rumwe, izindi nganda ebyiri zaguma ngo ari abashomeri for 2 years 3 years, muhita mufunga. Wa mwenda wafashe wo gushinga urwo ruganda muri banki itiguteza, ku buryo nta politiki yabaho yihoraho yo guhinga umuceri ukera ku buryo buri consistent despite dufite ikibazo cya climate change. Birasaba kuvomerera, birasaba erega nakubwiye ikintu cya mbere, birasaba kuvugura politiki y'ubuhinzi. Abantu ba Minagri barakomeza kuduhumuriza ngo umusaruro warabonetse, ariko simbyemera. Uyu musaruro wabonetse ni uwuduhaza nona, ariko nta depo dufite.
za depo zihari ni depo zidashobora kumaza abantu amezi. mu bindi bihugu biteye imbere mu buhinzi biba bimeze bite? Umusaruro murya umusaruro murya uwo murya uyu munsi ubatunze aba ari uwa gatatu. wabonetse 2021. Yes. Eh, Byibuze mukaba muvuga we have 2 years, umusaruro w'imyaka 2 urahari kandi twasaguriye inganda, twaracuruje, twatanze no mu mahanga. So ni ukuvuga depo yacu y'imisaruro 2 iruzuye, twajya tugurisha mu mahanga tukazigamaho undi musaruro. Sinzi ibyo kubyumvise, ntabwo ntekereza kubyumvise. nabyumvishe. Garuka hano. Ni ukuvuga ibihugu ukuntu bikora, urahinga ukazigama. Iyo ni teori yaturutse kuri Joseph, umuyahudi uwo bari baratwaye kugurisha muri Egiputa. Joseph mwene Isiraheli, mwene Yakobo. Ikibazo cyari cyabaye ni ukuvuga ngo habonekaga ibintu bigaragara yuko imbere hazaba inzara. Joseph ati, abwira umwami ati shyiraho abantu bahinga, abandi duhunike. Uburyo iyi nzara izajya gutera usanga dufite umuti, twarahunitse. Ibihugu byose biteye imbere mu buhinzi n'ubworozi bihunika imisaruro 2 bakagurisha umusaruro wa 3, bakajya byibuze babona naho gufata, aho kugira ngo ya misaruro 2 yenda igire nabyita iki, aho kugira ngo ya misaruro 2 yangirikire mu buhunikiro, ahubwo akaba ari byo gurisha, kubera ko umusaruro mushya ukaza ugasimbura wa wundi wagurishije, ariko ugahora imisaruro byibuze itari munsi y'2. Niyo minimum. N'ubu ngubu kuri projection ya World Agriculture Organization, projection yabo FAO, turiho ubu turi mu kwezi kwa kangahe? Kwa munani. Turi gusoza ukwezi kwa munani. Turiho twatangiye kurya 1/2 cy'ibyo tuzarya umwaka utaha. That's a problem. Ako Rwanda twakongera kuri raporo za FAO 2023, bivuga yuko ibinyamafufu bimaze kugabanukaho byibuze kuri 2/3. Cyo ni ikibazo gikomeye. Abantu bagomba guhinga ibijumba, imyumbati n'ibindi by'ibinyamafufu, kuko biriya nibyo bishobora gutunga umuntu igihe kirekire. none se ivyo ngivyo nabyo barabihunika? Yego, barabihunika ukamenya how to treat it. Ko bikoramo ntuzi. Nabonye bavuga ko muri SDGs u Rwanda rwihaye intego y'uko 2030 ruzagera rwihaje mu biribwa ku kigero c'100%, ariko imibare hari 85 ye. U Rwanda rwihagije hejuru ya 45% bijyanye n'imyaka. Imyaka ki? Iryo jambo naryo riba rimwo kubayobozi. Imyaka ki? Kwihaza mu biribwa. Ibiribwa U Rwanda ruri kuri 95%. Byose in general biribwa se si kategori y'ikintu nyine. Ibyo kurya biribwa. Yaba ari ibiribwa nyine byose kuri 5%. Ubwo n'uwo muceri urimo ibinyampeke, harimo izo mboga n'imbuto, harimo amata n'amagi, byose biba bikubiyemo mu musaruro w'ibiribwa. Ku kigero cy'akagahe? Hejuru ya 85%. Goal muri Sustainable Development Goals nuko muri 2030 bizaba ari 100%, 100%. Abanyarwanda bazaba bihagije mu biribwa. Okay, nkubwire inkatide yanjye ayishingiye. Urabona none aho imvura itaguye, nitugira ibindi bintu tugura hanze, ntabwo u Rwanda rwamara amezi 6 ibyo mwita kwihaza, igihugu kitari muri crisis.
ibyo si ukwihaza rero. Ibyo si ukwihaza, iyo mibare ifitemo iyo ikibazo. mibare reka tube tuyishyize no ku Well, ruhande. ishobora kuba ariyo ariko jye nayizera. Ariko kubera ko nari buyizere cyane siriyo mvuge ko iyo mibare irayobye, kubera ko kuyita kwiyobye byansaba nanjye gusohora ubundi iyanjye. ukuntu babara umusaruro ubonetse pa capita, bakabara umusaruro wose bakagabanya miliyoni 13 ziri mu gihugu. Ariko icyo kintu cya pa capita nacyo kirimo ikinyoma gikomeye cyane. ikintu nanjye pa capita sinyemera. birimo ibintu by'ubuyobe bwinshi. ariko urumva uba ufata umusaruro pa metero cube. metero kare, metero cube ni bisuri wabonetse ku buso, cyangwa wawupakiye ahantu ujya muri metero cube. Okay. Noneho ukareba ugafata abantu batuye mu Rwanda uko bangana, wa musaruro ukawugabanya n'abanyarwanda, ukabona pourcentage yo kwihaza mu biribwa. Iyo ngiyo siyo, kuko amago 5 ashobora kuba arya binameneka andi mago 30. Exactement. Cyo ni ikibazo. N'ubundi ukoreye kuri iyo pa capita ukareba ku isi ibyo kurya biba produced umunsi umwe byahaza miliyaridi 8 z'abatuye isi, kandi over 50% y'ibiryo biba produced bitekwa birangirika. Bivuze ngo hari umukire umwe ufite amafunguro yahaza imiryango 10 ariko ari mu rugo rumwe. None se urabona kino kintu movement itagiye kuza mu Rwanda yo kuvuga ngo kugira ngo ugaragaze ubukire ugomba kuba utunze imbwa y'inzungu, ugasanga imbwa yanjye yiriye inyama, imbwa yabaye imbwa. Barya n'abana bawe, imbwa yawe akaba ariyo iba priority, mugenzi wawe yaburaye. Ibyo biri si ibinyarwanda. Nta muntu urata imbwa. Umuco nyarwanda nta muntu urata imbwa. Kirazira. Impamvu inka bayishyira imbere nuko inka iri bukamwe, nkanywa amata n'umuturanyi akanywa. Ntabwo ariko buri bantu bose baturanye n'abantu bafite inka ari uko babaha amata. Kirazira, ntabwo wemerewe gufata amata ukajya kuyagurisha ugasigayo wimye abaturanyi, ntibishoboka. Kirazira. Naho leta itagufunga umutima wawe waguhagararana nijoro. Inka ukuntu ziteye, inka ubwazo zigira force yazo, zishakira inshuti. Niyo uri umutindi ziragucika zikona. Uburyo uganira na wa mukene, uburyo umusaba imbabazi. Inka zifite culture yazo, uburyo ituma ubana ukanywana n'abaturanyi uko waba uri umutindi kose. Inka ziza uzishoye ku iriba ryawe, iriba ry'umuturanyi, zimwe zikanywa izindi zikajya ku iriba ry'umuturanyi, uburyo birangira na wa muturanyi muvuganye. Inka zihuza imiryango cyane. Ni nayo mpamvu tuzitangaho inkwano, ni nayo mpamvu umuntu w'inshuti yawe wakubereye umwana mwiza umuhinga, niyo mpamvu umuntu wakunze cyane wabaye ikirenga umuhinga. ntabwo umuhimbwa na imbwa si. N'umuntu yabaye ikigoryi mu Kinyarwanda tumutuka ko ari imbwa cyane rwose. Niyo dushaka kumwubaha ariko tutabigezeho tumwita inyana y'inka. Tumushyiremo imiyaga. Twamushyiremo imiyaga myinshi cyane mwita inyana y'imbwa. Ariko bararya bagahaza inda, imisatsi bakayikaraga, akajya agenda amashyo y'imbwa, kubaka inzu akakwereka ko afite ubuzima. Imbwa sizabyara uhereza umuturanyi, zirakamwa se hari ujya mu rugo rurimo German Shepherd avuga ati rwoko mwazamba bari intumwa yanyu mukazamba ikibwana cyayo nibwagura, kandi ndashaka nanjye kugira German Shepherd. Wari umwijuto. Icya kabiri ni ukuzana karicya y'amahanga, akahabwa icyo ngicyo. uzi ko umukobwa, abakobwa b'abanyaburayi uzi ko yanga kurongorwa, akavuga ngo jyewe akanga no kubyara umwana, ngo umwana wanjye ngo ni Morgan,
n'imbwa. bakanazita n'amazina y'abantu ushaka. Warangiza ugatangira mbere y'uko umusoza ugasuhuza umwana wanjye w'imfura ngo ukurikire, you bring that nonsense here. Ugasanga umuco wabo twarawinheritinze, twawufashe kandi nk'aho ari ibisanzwe. uzi ikibazo cyo kwipotinga umuco wo handi nguwo ni ukuvuga the upper class uko igenda izana imico yo hanze iragaragaza yuko nta sano bafitanye na class iri hasi, kandi niba bityo class iri hasi ishobora kuba igaranzura kavuga abantu havutse ubundi bwoko butatwumva, bo bagaburira imbwa babyibushye bameze neza. Icyo ni ikibazo gikomeye. Hagomba kuba polisi yo kudisikareginga ibyo bintu, hagomba kuba politiki yo kubica intege cyane. Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane. hari ahantu nakoraga mu bipangu bya hano hirya Kimihurura, habaga abana bafite n'akazi gakomeye cyane bahembwa amafaranga ari nk'abo wakwita abakozi bo mu rugo, ariko agahembwa ibihumbi 70-80 kubera kwita ku mbwa gusa. Akagira umwanya mu masaha ya nimugoroba wo kuzitembereza ari nka 12 ziriziritse iminyururu, gaturamo nahembwa ibihumbi 80 kwita ku mbwa gusa. Yego, hariho n'abahembwa amadolari 200 kubera kwita ku mbwa. Ariko urumva ikibazo, abo bantu ntabwo duhuje ibibazo. Abo bantu batuzi izo mbwa bahereza umukozi amadolari 100, amadolari 200 yo kwita ku mbwa. Nanjye Mugabe ntiduhuje ikibazo. Cya kabiri, nta nubwo duhuza imboni yacu ko tubona u Rwanda. Cya gatatu, nta nubwo duhuje viziyo yacu ku Rwanda. Icya kane, nta nubwo duhuza ejo hazaza h'u Rwanda. Niyo mpamvu hagomba kubaho politiki yo guca intege iyo mu mikorere. Ako n'uburenganzira bw'umuntu gutunga imbwa, kuko bitewe n'uko ayita, ashaka kuvuga ngo n'itungo rimfasha kurinda urugo. Iyo haje igisambo imbwa iramoka, kandi iki gipangu kirimo German Shepherd, nta muntu watinyuka kucyurira mu masaha ya nijoro. Maze ibimbwa by'ibizungu byinshi birakabya nta nubwo biryana. Imbwa y'inyarwanda rwera impuga ebyiri iragutatamura. Uzi ko isimbuka ari igipangu. Ntabwo ushobora kuvuga ngo guteye igipangu iri mu gipangu ngo hanyuma ngo uragisimbutse uragiye urayicitse, iragisimbuka. German Shepherd yaba ari manini ntabwo yabasha gusimbuka igipangu, aba ameze nk'intare yegereye ubutaka gutya. Nzi umugabo mwene wacu uri Gahanga afite imbwa. Iyo mbwa no ku manywa iba irimo gutembera hejuru y'igipangu kirekire. Ubwo butumwa kutabuhera kuri mwene wanyu ukaza kutubwira twebwe abanza reka iyo mbwa azana inka. Oya, ikintu utari bwo kumva nawe umeze nk'abantu b'abasomyi bakurikirana video akareba kakaru k'agasamare mwashyizeho agakomenti kandi ikiganiro cyose atakireba. Ntabwo nabujije abanyarwanda gutunga imbwa, uburenganzira bwabo. Ariko icyo nabujije to create behavior ziranga umwijuto n'umurengwe. Uburyo bigaragara yuko bamwe mu banyarwanda bisa nkaho nta kintu mupfana muri class ebyiri zitandukanye zidafite naho zizahurira muri mu gihugu kimwe. Ibyo nabyo reka bishobora kuba source of conflict. Mubyirinde banyarwanda. Ukajya muri bucari kugura inyama zo guhimbwa, umuturanyi wawe aheruka inyama kuri Noheli. Yego, ariko urumva iyo nabyo birimo ibintu bya capitalism, kubera yuko muri capitalism ntabwo wowe nishinzwe umuturanyi wanjye. Baragerageza kuzana modo y'u Burayi no muri Amerika aho every man on his and God for us all. Ikintu dusangiye ni Imana, ariko buri mu Gifaransa baravuga ngo chaque pour soi Dieu pour tous. Buri muntu ku giti cye, every man on himself and God for us all. Ibyo bintu ntabwo twabishobora mu Rwanda. Ariko ni nayo mpamvu urebye concept ya mituweli ishingiye ku kwishyira hamwe.
iyo urebye izi gahunda zigenda zikora zo kwizigamira ejo heza ibiki ni ibintu byo gufasha inkunga y'ingoboka iki gira inka ni ugufata capitalism tukavangamo na socialism kugira ngo ducreatinge Rwanda model ushobora gutuma twita ku gihugu kandi igihugu si abantu batatu. Igihugu ntabwo ari perezida n'abasirikare na cabinet. Igihugu na wa muhinzi uhiga wa musaruro, na wa muntu ugura amata byibuze litiro imwe, na wa muntu ugurisha kamaramaseni. Okay. Kamara yaminetse iryoha kubi. Kamara, yeah. Ukivugire kamara gusa ni kamaramaseni. Abantu bagurisha bogoya, how do you call it? Gros Michel. Igihugu ni abantu bakomeye, middle class. Dufite ikibazo cya middle class itangiye kwifata nk'ababushwa noneho tukagira abantu bakeya bagifite umutima ariko batunze, tukagira na rubanda rwa giseseka. That should be encouraged, that should be discouraged. Uburyo umunyarwanda kira ariko agasigara ari umunyarwanda. Ako ntekereza ko kuri icyo kintu ndi kuyumva. Uburyo ukira ukagumana n'indangagaciro za Kinyarwanda, ukagira ubukire bwa ariko Dangote ariko ugasigara ari umunyarwanda. Ntekereza ko nacyo kibazo gihari n'intambara zagiye ziba hagati ya capitalism na communism. Afrika ni aba communist by nature cyane kubera ukuntu babayeho, hanyuma abanyaburayi n'aba capitalist by nature, kandi nabo nk'uko bivuze mu kanya uvuze uti u Rwanda rugerageza gufata capitalism na socialism rukabihuza, nabo bari kugenda bintroducing amwe mu mahame ya socialism. Nose mu Bwongereza education ntiri free, nose health care ntiri free. Yes, ni concept za socialism. Urebe economic plan yasohowe n'abademokrate muri Amerika. That's a socialism agenda. Abanya Trump yarabigize intwaro ati Kamala Harris, she's bringing the communism to America. Ariko capitalism irasenya Amerika. Bita American dream. Ibyo rero ntabwo wabyemera. Erega ntabwo wavuga ngo reka abasaza bapfiraho, abagore bagire bate, abana ibiki, kugira ngo ababiliyoniya bakomeze bakire ababiliyoniya, ubakureho n'imisoro. Rubanda rwa giseseka ari rwo rugorwa n'izu, rugorwa n'iki. Yego. Muga reka dusoze kuri iki kintu. Hari watubwiye ngo ikibazo nuko abanyamakuru mwahise mufata ko Bugarama ariho hari ikibazo cy'umuceri gusa kandi kiri mu gihugu hose. Ubwo se mwebwe nk'abanyamakuru kuki mudakora ubushakashatsi no mu bindi byanya by'umuceri kandi naho hari ikibazo? His Excellency niba yarabonye Bugarama, kuki mutabaza n'ahandi uko bimeze kugira ngo amakuru akomeze atugereho? Ariko urumva, that's a very good question. Ni assignment ku itangazamakuru abanyamakuru. Ariko rimwe na rimwe gusa n'abandi bo muri Gasabo hano bavuga ko bafite umuceri hafi toni 800 zaheze ku ariko siyabwo nekereza ko ari abo gusa. Nanjye ndemeranya nawe, mu gihugu hari benshi, ahubwo se itangazamakuru byo biriya bintu bya Bugarama byazanywe na Chronicles TV10 yakoze inkuru muri beginning y'uku kwezi, hanyuma amavideo yayo aratrendinga. Chronicles ahubwo yakotinze ibyo ngibyo mutangire kubyumvikanaho. Ariko ziyo ko inkuru ya mbere nayibonye ukwezi gushize nko ku itariki 15 isohowe na Chronicles, hagati y'itariki 12 na 15. Ariko mwebwe wayitanze undi, ntabwo ari jyewe nshinzwe gutanga amanota, ahubwo mujyeyo mujye n'ahandi uwo muntu nicyo avuga. Kuko uyu muntu nawe ibyo avuga ntabwo biri kuri 100%. His Excellency yavuze ko yabonye Bugarama on social media. Yego. Bivuze ngo hari itangazamakuru already ryari ryaragiyeyo
kubona uwo muntu before yuko umukuru w'igihugu abivuga kubera kuri social media ariko kuri itangazamakuru social ryabivuze. media n'itangazamakuru rifidinga social media. Nyine iryo tangazamakuru ryarakoze ribishyira kuri social media, Yego, bivuze ngo Bugarama yabaye detected bwa mbere n'abanyamakuru. yego. Iyo rero niyo yavuzwe cyane kuko niyo mukuru w'igihugu yakomojeho, ariko dusanzwe dukora za Gatsibo, umuceri twarawuvuze hano muri iki gishanga cy'ahangaha urenze gutya, hano harimo utuzu tw'inkwavu hano urenze Kabuga, za Rugende, hariya twahakoze inkuru no mu bice byo mu Bugesera zose zimwe twarazikoze. Unsabye link naziguha, ahubwo nuko turi kuvuga kuri Bugarama kuko niyo yatrendinze. None se aho hose mwageze mwasanze ikibazo kimwe ari kimwe? Ikibazo ni kimwe. Dukeneye Ministry of Trade, dukeneye gukora na Biragire tukumva icyo kibazo bagitekerezaho. Ntabwo bazana uwo murengwe muri ibyo bibazo. The problem ihari ni uko n'uwo muceri ku isoko udahari. Nuvuga ngo ntabwo wabona umuguzi kubera ko umuceri uhari, tuvuge wenda wa Nyakabanda muri Kigali, ugiye ku isoko kugura umuceri ngasange uraboneka kuko ngo wejeje in abundance. Never. Ariko icyo ntekereza, ndumva narabivuzeho ubushize, Abyo hasubiyemo. hari abatuma umusaruro wo mu gihugu niyo wabonetse utaza ku isoko kubera ko bafite inyungu muri bya bindi bakura hanze. Uzi yuko n'abo bantu beka tuvuge umuntu w'importinze, tuvuge umuceri w'umutanzaniya, siko yakwemera agatanga ruswa ntibite kuri wa wundi wo mu Rwanda. Sibyo His Excellency avuga ngo aba bantu bo muri intelligence nibajyemo banacukumbure n'ibyo ngibyo. Babicukumbura ariko ibyinshi birasobanutse, ntabwo bisaba gucukumbura. Ibyo nabyo ntibakatugire cyane, bakaturagire birenze. Si wowe umbwiye se ko ahantu hose ari ikibazo cy'umuceri bwagiyemo? Twagiye tujyayo rwose. Ibyo se bisaba intelligence, ariko kumenya impamvu. Impamvu se ni usanga ari abantu, impamvu ndayikubwiye. Iyo se irasaba intelligence. Impamvu ni iyi: abacuruzi bacuruza umuceri mu Rwanda bawukura mu bihugu duturanye, baba bari kwica isoko. Baba barica isoko kandi bagakorana n'abo bantu bo mu nzego za leta kugira ngo ntibite ku musaruro w'umuturage utaza ku isoko ukabangiriza isoko. None se niba ba bandi bimporting umuceri, urugero bawuzana mu Rwanda bakaba bakorana na Ministry of Trade, Ministry of Trade igafatamo icya 10, wa muceri ugakomeza ukaza. Iyo Ministry of Trade yajya gushakira isoko umuturage wo mu Bugarama cyangwa Gasabo wejeje umuceri cyangwa Bugesera cyangwa Rugende. Nyese hari inyungu ni iki cya 10 kiri mu buvanze gusa. Rwose utekereza, reka nkuru. None abo bacuruzi baguze uwo ngo akaba aribo bagurisha nimba bashaka kugurisha umuceri. Kandi hariya inyungu ivamo, babona uburyo bahenda isoko ryo mu Rwanda bakabona agatubutse, barangiza bakajya no kugura imbwa. Bavuga ko umuceri kageze ku bihumbi hafi 50 w'umutanzaniya. Ariko ubwo urumva yo bungukamo arenza ayo ngayo, ni ukuvuga bagira bunguka inshuro nk'eshatu kurenza ayo bawuguze. The purchasing, the cost, the real cost iyo baranguriyeho. Okay, the purchasing cost iyo bagiye kuranguriraho, iyo baje ku isaka ryo mu Rwanda bayikuba inshuro 3, bayikuba gatatu. Abantu bagura amakositime buretse gatoya, ndeba hano abantu bagura amakositime hariya muri Turikiya, muri Turikiya bakayazana mu Rwanda. Kositime muri Turikiya igura ngahe? Naho twashyiramo itike na hoteli yarayemo ni iyo ayigurisha hano mu Rwanda igurisha amadolari nk'J120. None se eranguye nka 50. 50 ntabwo agera. Iyo ukibaza kubera abacuruzi mu Rwanda bifatiye isoko ry'Abanyarwanda, kandi isoko ryo mu Rwanda ntabwo ntekereza yuko na leta ibiregulatinga ibiciro. Nk'uriya muceri uturuka muri Tanzania, nkeka yuko inzego ziregulatinga mu bintu by'ubuhinzi ndetse hamwe n'ubucuruzi
bakagombye kujya muri Tanzania bakareba uko umuceri mu by'ukuri bawugurisha bate, kugira ngo tumenye leta irafata ahangahe ku musoro, uwo mucuruzi aragira angahe, kuko nibyo bituma umuntu yunguka ikirenga, yarangiza kunguka ikirenga akarengwa akagura izo mbwa at the expense y'umuturage. Purchasing power y'umuturage turayizi. W'amafaranga abonye nubwo yiswe ngo yinjiye mu gihugu, yinjiye mu musaruro mbumbe w'igihugu, ariko icyo agiye kumara hari agiye gutunga imbwa, hari abandi bari gustavinira ku muhanda. Icyo si cyo kibazo. Uguza agafuka ni urugero nanga tuvuge ibihumbi 18 by'amanyarwanda, uguze muri Tanzania, twemeye transport n'ibiki byose, ukaza ukawugeza mu Rwanda ukagurisha ibihumbi 50 kagafuka, ubwo uri urumva inyungu ayo washoye wayabonye, a transport wayibonye, n'inyungu ibonye umurengera. Inyungu ubonye umurengera, urumva iyo ubonye inyungu imeze gutya y'umurengera, utazaniye German Shepherd nk'umunani ugashyiraho n'umuntu uziragira, abantu baziragira. Ariko ibyo byose izo nyungu z'uwita umurengera ubonye uzibonye at the expense, kuko abawugura ari abanyarwanda, wa wundi umukene nyakujya w'umutindi, umukene cyane at the expense y'abakene. Murakoze.